What's up, guys? This is SJ and I'm back with another video. If you are new, welcome to my channel, and if you are not, welcome back. Remember to subscribe, share, like, and comment down below, please, and thank you. So, uyu munsi nkuko muri kubibona ntago ndi njyenyine, so ngiye kureka uyu mutumirwa yivuge. Ndabaramukije cyane, ndanezerewe kuba ndi kuri Strong Channel. Yes, nitwa Raymond. Ndanezerewe kubana namwe inshuti audience ya Strong. Ndizera ko muri bunyishimire kandi tuzajya tubana kenshi gashoboka. Twishimiye kukugira. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kuba hano. Yes. So mbere yuko tujya mu byatuzanye aha ngaha, hano mfite amakarita naguze, nayo sindafungura, as you can see, but ngiye kuyafungura ibibazo birindi buhurizeho. Urabisubiza. Ushatse kuvuga ko n'amakarita harimo ibibazo? Kuko yitwa tell me more. Kubwira ibirenze. So rero ngiye kuyifungura noneho ibibazo bya mbere dusorereho. Nibyo ndi busubize. Nta kibazo. So hano harimo amakarita, ubwo ikibazo cya mbere nsohoreyeho kiravuga ngo what is something that you in process of outgrowing? Ikibazo se ko numva gisa n'icyo gikomeye, gishyire mu kinyarwanda. Mbese ni ikihe kintu uri kamurugero, so twakora cyangwa tugura inkweto noneho tukazakora tukazisiga, tukazisiga cyangwa se kwa kuntu ngo kera nkiri umwana aribaga cyane, ubu ndi gukora ingeso ngiye kwivaho. Mbese something uri ku outgrowing, umupira uri gukura ukagenda uba mutoya ukawusiga. Mbese like icyo kibazo Cyongereza se ndabyumvise. Hari ibintu nzi ngenda nkuraho ibiro byanjye. Nzi yuko bigenda bigabanya, ariko bimwe mu bintu ngenda nkuraho uko umuntu agenda akurikira, naje kumenya cyo nuko umuntu uko agenda akura ibitekerezo bye birakura. Like uko watekerezaga mu myaka 3 ishize ntabwo uyu munsi ari gutekereza. Ibitekerezo byanjye mbona bigenda bikura. Nawe nimba utazi ko ibyo bikura, wicara ubitekerezeho, uraza gusema uko watekerezaga ubushize atari kuri gutekereza uno munsi. So cyo kimwe cyo ibitekerezo byanjye birakura kandi nkabibona. Icya kabiri, ngenda mbona nkoraho buri munsi mu mibereho yanjye buri munsi, nsigaye mbona uko gukomera kw'Imana kurusha mbere. Ubu ngubu mbona gukomera kw'Imana kurusha mbere. Nyine uko iminsi igenda yongera ngenda mbona ubwiza bw'Imana. Nawe tekereza utubwira ikintu kiri kwa outgrowing mu buzima bwawe. Ikindi kiza ari nacyo cya nyuma kiravuga ngo when was a recent moment in which you felt deeply happy, like recently? Ngisho wishimye mu minsi ishize, like Niryari ku itariki 23 z'ukwa 9 2024 na kangahera 2024. Icyo gihe nibwo nayo ngiye kuri indege nza muri Amerika. Nanezerewe cyane, umutima wanjye wishimye. Mfite passport yanjye irimo amatike y'indege hagati. Ndikukureba. Niba ndakunezerewe. Yera nishimye, ariko ibyishimo byari byinshi cyane, ariko nishimye bwa mbere ubwo nyine najyaga muri interview kuri ambasade. Nagiye muri interview ari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8. Ndagenda njya muri interview kuri ambasade, nkora interview igihe kingana n'iminota 30. Rero hari igipapuro baguha cyitwa green paper, cyanditseho ngo your visa has been approved. Serious? Okay. Ndikukureba. Cyangwa bavuga ngo your visa is approved. Usohoka wumva wagurutse. So rero ibyo bihe nibyo biri recently, nyine bya vuba byanejeje umutima wanjye. Ndakunezerewe. Hari ibibazo byinshi, ariko reka ibindi naho ubutaha. None se we ntabyo wisigiye? Nanjye nasize ibindi bibazo by'abashaka. So icya mbere ikintu ndi ku outgrowing njyewe ni ukumva yuko ubwonko bw'umuntu ari bugari, kandi yuko
ibyo utekereza ku bantu bishobora kubatse cyangwa se bishobora guhinduka. So basically ndi ku outgrowing kugira expectations from people. Ukabona si byo we expectingaga cyangwa ibyo we expectinga no bari so ndi ku outgrowing kutagira expectation mu bantu. Oh. Bakunyuvuga ati okay, so Raymond ni inshuti yanjye, I expect you to buy me a car. Kuri inshuti yanjye on my birthday nshanga uzangurira imodoka. No birthday yanjye nkategeza mbese nk'insurance ko kuri birthday yanjye Raymond azangurira imodoka. No urukumva Raymond natayingurira, I'll be so disappointed. Nzawa disappointed kubera iki nabyumvise nabi nkumva ko se hari ukuba utakizera abantu. That's true. I don't trust people. I don't. Kubera I don't trust people. Have you ever been disappointed by somebody? I have. Who has? Wait. I don't trust people. Why? Do you trust people? Yes, I do, but kuko njyewe nkunda gusoma ibyanditswe byera cyangwa nizerera mu Mana, nzi ko umuntu yavukiye mu cyaha. Umuntu ntabwo ari mwiza. Exactly. So njye rero ntangazwa no kubona umuntu nkoreye ibintu byiza. Exactly. Ntabwo njya ntangazwa yuko yankoreye ibintu bibi, ahubwo icyiza nicyo kintangaza kuko nzi ko umuntu aremye mu cyaha. So buri gihe njye ibyiza ntabwo na expectinga nyine ibintu umuntu ari bumpe, byaba byiza okay, byaba bibi I cannot blame you. Ntabwo nakublaminga ngo mpaye ibintu yuko nzi ko uri mubi, you bird. That's what I'm saying. Nyine ndi kuvuga okay, wowe ndi kumva wariyakiriye. Bibe byiza. Yeah. Ariko nyine ukumva ufite ko expecting icyo kintu. So njye rero ntabwo mbese nshaka ko expecting anything at all. Cyangwa ibintu ngiye naturally like bibe ntabyo expecting. Bize utabyo expecting. Nuvuga ngo wowe expectation from people ntazo ushaka. Nuvuga ngo uzajya ubibona bije. Nuvuga ngo ni ngutegurira gift njye mbonesha. Ujye ubonesha. Mbona yawe. Ntabwo uzongera kwizera ngo uvuge ngo uriya muntu mwe expecting aho ibi bintu. Yeah. Namwe mutubwire abantu mwumva hari mwizera abantu muri rusange. Of course arabona nyine ukabati okay, this is my personal person. Yeah. But nyine bitanu kuntu mumira ukabati okay, this is my personal person. But in general I don't trust people respectfully. Ukavuga ngo njyewe ntegere nzatunga imodoka ya mbere ari strong yinguriye. Imagine. Ikindi kintu kiri recent nishimiye mu buzima bwanjye, nishimiye nyine let me see. Oh, yesterday actually. So yes. Oh, I was at work. Utambwiye ngo dusharinga se ibyo byishimo. Okay, kuri wowe maybe you sound like it's not a big of a deal, but okay, so I procrastinate a lot. But yesterday I was at work and you know hari ibintu bafite ku documenting before shift ends. Yeah. No, usually I get lazy nkabikorera mu rugo nataje. But yesterday I was able to say to myself, Aline, put your phone away and document ibi bintu bive mu nzira. Noneho nabati okay, let me see if I can do it. Haya documenting ibintu bimwe ibitezo nyandika bimbwira ngo ngorera kuri telefone gatogendere nk'udustati. But then I'm like no, I got this, I have to do. Nara documenting ibintu byose mbirangiza ntari byo kuri telefone. Rangije ukora raporo zose ndaziranga ntari byo kuri telefone. I was very proud of myself. Ewe byaranshimishije cyane. Aha, ikintu gihari ni iki rero. Nuvuga ngo wowe wahoraga ushifting ibintu bari gukora igisaho ukabikora mu isaha ikurikiye, ugakora mu isaha ikurikiye. Bivuze ngo ushobora rero wabonye ushobora kwicara ugakora ibintu byawe mu gihe cyabyo. N'abadukurikiye nabo babitekerezeho. Tekereza ibintu bimunejeje kantu gato nkako. Okay, kuri we kubera ko when that consistent ku bintu byiwe. When it's not a big nanjye ngira kugenda mpinduranya ibintu aho ngiye narishimye ntago wabyumva narishimye ko abantu bari kumva ibyo ndi gushaka kuvuga mu mfashe twishimye. Ngaho nawe tekereza uramutse wari uzi ko ibintu byawe utabikorera ku murongo ukabikora ku murongo umunsi umwe warangiza ukabicelebrate. So you come atari yo celebrate. You know, it's a beginning uri gutangira. Yeah, so I'm glad I started. So kwizeye ko utazacika intege buri gihe uzabiva ku kazi bamaze gukora raporo.
nyuma ibi nashyize mu byo gusengera biri seriye n'ubundi ni ukuvuga ngo Imana ikunda abanyagahunda, abantu bagira gahunda. Ni ukuvuga ngo udafite gahunda Imana ntabwo mwagendana. So rero biri mu bintu bimwe mu bintu bikurura ubukene. Mwa bantu mwe mbabwiye ibintu bikurura ubukene. Ibintu bikurura ubukene. Kuvuga ibyo wari gukora uyu munsi abanza abikora ejo, ibyo wari gukora ejo abanza abikora ejo bundi. Postponing your things, kugenda ubihindura ubyimura. Ibyo bintu bikurura ubukene cyane. So rero learn from her. Mwigire nawe yabinezerewemo, nawe ushobora ku experience ibyo bintu byawe nimba hari ibintu ku kazi utujuje, cyangwa nimba uri umunyeshuri ukavuga ngo nari kwiga ibi bintu ukarangira utabirangije, nawe ukoreza assignment ntuzirangize, please kora ibintu byawe ku gihe, uzagenda ubona impinduka. Kuri kuraryana ngo bikurura ubukene, numva namukubita inkonjo mu mutwe. Bikurura ubukene urano kuvuga ngo hari ikintu ubatse mu mibereho yawe, hari ikintu ubatse. Donc ntabwo byose babikora neza uko byagombye, ariko gerageza cyane. Namwe murakoze. Hanyuma sasa rero ubwo ibyo byari entertainment kugira ngo tuze mu kiganiro nizo twishimye dufite courage. Ni nka warm up. Sasa rero nuko iki turi hano. Naje hano kwa Strong, hano ni mu rugo rwa Strong, ni kuvuga kuri no channel. Tugiye kujya tubana kenshi ku ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi twifuje ko tuganira ku bintu byadutunguye cyangwa se ibintu twabonye hano muri Amerika, cyangwa se expectations twari dufite ntitubare zo tubona. Ndumva nshaka kubasangiza ibintu nabonye hano bitunguranye ntigeze ntekereza ko ndi bubone, nkabibona ku munsi wa mbere wa kabiri na n'ubu ngubu. Ushobora kuba uri excited kugira ngo byumve. Gumana natwe rero. Yes. Banze. Okay, nta kibazo. Urajya urambwira kimwe cyagutunguye nk'umunsi bwa mbere ugeze muri Amerika. Yewe we, cyakora biterwa n'abantu usohoreye. Hari ahantu usohora ukavuga se iyi ni Amerika numvaga nangwa, ariko njye ahantu nasohoreye banange. Ku bantu munsi twasoreye muri Las Vegas. Yo Vega ahantu heza. Ndikuguma kugira ngo masubize nsize nyuma rebe. Vegas ni heza none ku kibuga cyawo. Nkihagera abati ni Amerika numvaga. Iyi ni Amerika numvaga ni heza sinduri ko nasobanura pe. So expectation y'uko muri Amerika hasa iyo natekerezaga niyo nabonye. Wowe nibyo wabonye. Noneho sasa we ikintu cyagutunguye ku munsi wa mbere. Ikintu cyantunguye ngewe nari nzi ko amafaranga pe. Kubera ko wari uzi ko uzaba waraguze nk'indege. Nari nzi ko kubona amafaranga byoroshye, mbese kwa kuri nyine waba uri kwigendera nyine ugatoragura amafaranga mbese nyine, ariko kugira ngo n'amafaranga muri Amerika ufite kuyakobokera. Amafaranga noneho wanayakubokera nayicyuze. None wanayakubokera uwajya kuyahembwa ugahembwa amabills ameze gutya ategereje kwakira amafaranga, ugahembwa ukikose narakoze nangwa ku buryo nyine guhembwa utagita ntabwo usuka n'umuntu abari buhembwe akishima ko sinzabona mpemba. Ariko mbese ubu ngubu urakora ntunategeze guhembwa ngo ubyishimire cyane kubera ko n'undi yabizi ko ntabwo ari ayawe. Urayahembwa bitubeshyira amabills birangira gutyo. So ikintu cyane cyagutunguye nari nzi ko mbese ubukire bwa hano bwose utabona ukuntu busobanura se no kuba ariko buragora. Njyewe rero mbere yuko nza muri Amerika numvaga bavuga ngo ni mu gihugu ngo cy'isezerano, ngo sezerano. Nkagira ngo ntago ikintu cya mbere cyantumye ngeze muri Amerika, narahageze mara iminsi 2 njyanye ndi kuruhuka. Umunsi wa gatatu njya muri gym, ndi kujya muri gym mbanyuze ku irimbi no n'amarimbi yo muri Amerika ba ku muhanda. Mbona irimbi. Nibwo nese mvuga nti muri Amerika nabo barapfa. What? Itambona nyira ku irimbi nyiri ahantu bari gushyingura hari n'abantu bapfuye. Niba nabyumva
So numvise byinshi ariko ngo barapfa I was so surprised kubona irimbi n'abantu baje gushyingura ndavuga uzi ko muri Amerika naho ari ku isi nawe uzi ni mu ijuru numva nyine abantu baho ntago bapfa gupfa nyine tu niyo bapfa nyine bapfa gake icyo kintu byantuye umunsi wa gatatu ndi hano muri Amerika ikindi kintu cyantunguye hashize icyumweru nabonye umuzungu w'umusazi bro okay ndibabariye ibyo natekerezaga ibyo biri worse jewe nagiye ahantu kuri gaze tugiye kunywa kuri sitasiyo ya essence tugiye kunywa gaze hageze masanga umuzungu w'umusazi ufite n'amashashi n'amacupa yatoraguye and then ndavuga nabonye basara umuzungu nawe w'umusazi donc ukuntu numvaga muri Amerika numvaga nyine ari ahantu hataba umusazi abantu badapfa nyine bira mipango mbonye umusazi ndavuga uziko muri Amerika nawe ari kwisi unyukije rero ntakintu nabonye ngo nyine ngo ntabwo arazi ko muri Amerika nyine haba abazungu b'abakene ngo agiye kubona ngo umuzungu aje kumusaba idolari ngo biramutungura cyane abazungu hano abazungu barakennye mw'abantu mwe abazungu barakennye abazungu bakora utuzi dusanzwe nk'utw'abandi nk'utwo natwe dukora tukigera hano muri Amerika nabo barakennye ibyo bintu biri mu bintu byantunguye ariko mu buzima busanzwe expectations zanjye muri Amerika njye nasohoreye muri North Carolina expectations zanjye neza copy paste ibyo natekerezaga ibyo nabonye ikintu ntabonye rero natekerezaga cyo tuzakiganiraho twagiye turi nko hanze tutari muri studio najyaga mbona mailbox urabona zino mailbox zo ku muhanda bashyiramo ubutumwa barambwiraga ngo hariya ngo mu gitondo bashyiramo amafaranga barakwifatiye barakunyuzuye mailbox none se ko waje ejo bundi ko watagize igihe kinini gutubona kubeshya gutyo ukabyemera babimbwiye ntaraza muri Amerika okay bambwira ko mailbox zo muri Amerika bakatwereka amafoto buri rugo rwose rugira mailbox iyo mailbox ijyamo ubutumwa impapuro nko kwandikiye cyangwa se baguze nk'ikintu online bakabizana bakabishyira aho ngaho donc twebwe muri Afrika ngo muri Amerika mu gitondo barabyuka ngo hari imodoka itambuka igenda ishyiramo amafaranga ibyo hari benshi babyizera kandi koko pe buri wese akabyuka mu gitondo akajya kureba akarangwa amafaranga niyo mpamvu abantu bo muri Amerika bafite amafaranga neza muri Amerika rero nkajya mbyuka nkajya guceka ngo ndebe bari ikirimo barakwifatiye pe ibyo ntabwo nabyumva nari nzi ngo babaha amafaranga y'ubuntu muri mailbox barabyuka bagasanga amafaranga twese twakuze ibyo tuzi tutatwaza hano ibyo rero biri mu bintu byantunguye ndi hano muri Amerika we hari ikintu ufite cyagutunguye ukavuga ati ikintu ubwo icyantunguye mu buryo bwiza kuriya komisiyo tugenda guhaha muri Amerika ntabwo bajya baseka abantu bagira amaninga business zabo nyine nakunze ukuntu iyo twaba tugenda tutatwagira imodoka muri Vegas twaba duturanye n'isoko noneho twaba tugenda guhaha tugafata ibintu byinshi dufite isoni ngo baraduseka nyine ariko nta n'umwe anatwitayeho nta ugasanga nyine igikarati kiruzuye nyine noneho nta n'imodoka twaba dufite sometimes twaba tugenda nyine mukagisunika tukakigeza mu rugo nta muntu utwitayeho ntibadushungere nyine ni ibintu byantunguye kuba nyine n'umwami akadashungera ntagira amaninga business zabo abantu mu nkambi wakora akantu nyine kari kugaragaza kubona nk'umusazi abantu bose bakakureba ariko hano ho muri Amerika ikindi kintu cyantunguye ni uko uba uturanye n'umuntu akagira ibyago agapfusha ntubimenye muba nko muri apartment gupfusha gusa kubana n'umuntu n'imyaka 20 utanazi n'izina rye muba mu nzu ye aba hejuru cyangwa inzu zanyu zirebana mukabana agashyira imyaka 20 utaramumenya mugiye mu nkambi narinzi umva makarite nta nazi karite yacu mu nkambi gusa narinzi makarite yose mu Rwanda hose
abantu batuye mu mudugudu wanyu ugomba kuba ubazi bose n'umuntu mushyashya wahanyuze uba ugomba kuba umuzi bitandukanye na hano muri Amerika. Niyo mpamvu abantu bo muri Amerika abenshi buri wese aba mindinga businesses akamenya ibintu bye bikarangira bikagenda ko ni byiza so bitanga amahoro bituma umenya utwawe n'undi akamenya utwe nta bibazo ntabyo amatiku ujya biza mu miryango y'abaturanyi ntabyo amatiku yo rwose ntayo hano muri Amerika. naho ubundi bijyanye n'ubutunzi bwahe bwokajya ntabwo umva mbabwire mw'abantu none se buri uyu utekereza ari nk'amafaranga angahe baguhemba uri mu Rwanda ukigumiraho ntuze muri Amerika? Ndi mu Rwanda ubundi ngewe azonga mfite inzu ari kwishyura ufite inzu yawe muri inzu yanjye mbese nari kwishyura buri kwezi mfite inzu yanjye mfite imodoka yanjye wenda nta binye n'insurance ngure na gazi nta kibazo kuko mfite imodoka nyine iri pay nyine atayideni noneho mfite n'akazi nyine kaguhemba nk'amafaranga angahe? Okay, since inzu iri already paid off nyine yishyuwe inzu ari iyawe ari iyanjye ntari kwishyura ufite imodoka yanjye mu Rwanda rero tiyo twumva ngo ibihumbi kera nkibaye I feel like ibintu byarahindutse numva ngo ibihumbi 100 nkumva nkumva mbese urahaze uri umukire utabaho rero ubu ngubu I feel like ibintu byarahindutse ku buryo n'amadolari 10 mu Rwanda ngo ni ibihumbi 10 ibihumbi 10 nkumva bana we nkumva mbese kuko nkumva nyine ni ibintu birenze cyane so I feel like mbayo mfite ako kazi mpembwa I feel like 500 ku kwezi ngiye 500 ufite inzu yawe n'imodoka yawe wakwiturira mu Rwanda I feel like 500 arahagije. Mwabyumvise nuvuga ngo umuntu uhembwa ibyo 500 uba mu nzu yawe ukora 500 ufite imodoka yawe rwose ntuzigera urwana kuza muri Amerika cyane ukazaze pe hari abantu babayeho neza nyine nk'abantu twabaga dufata nk'abakire maze nkumva ngo baje muri Amerika barahagira bakaba disappointed mbaze nkayamubona turi gukorana hamwe yari yibereyeho neza twese tumugana abati yo kora mwese mwajyanye muri company utwo n'utuzi tw'abantu bose akigera hano muri Amerika kujya muri company ugakora uturimo tw'amaboko ariko cyiza cya Amerika haba imirimo pe ushaka kuba umuntu muzima waba muzima ushaka no kuba umuntu utari muzima nabwo Amerika bigufashamo ni ukuri pe nuko nguko Amerika imeze icyakoze muri Amerika ni heza ni heza iyo umuntu yize akarangiza abona akazi iyo wize ukarangiza ubona akazi utarize ubona akazi warize ubona akazi kandi akazi kakagutunga ukabaho bitandukanye ukakunda kubirana ikibazo na leta igendere kure kujya kure ya leta gendera kure leta wifate neza ukora imirimo yawe umanaginga amafaranga yawe ko nuye managinga nawe azakumanaginga uhumanirwe usange uri kubura kuntu wishyura inzu bagusore hanze ntabwo nta mikino bagira nta mikino bagira nko kwa kundi mwe mutwa twifite inzu twiyubakiye nta muntu uzahagarara hejuru ahangaha uba mu by'abandi utazishyura ntabwo ari bimwe mu bintu nabonye hano muri Amerika bitangaje bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda umuntu aba mu nzu hariya akazarake agatwara ikamodoka gashaje ariko arake agatunga agatelefone ka Tekino cyangwa Infinix gashaje ariko arake ariko hano muri Amerika umuntu atunga iPhone 17 Pro Max hari umwenda agatunga imodoka akagura imodoka nziza ashaka hari umwenda akaba mu nzu yishyura mortgage ari umwenda akiberaho ubwo ubuzima ari umwenda akazarinda ajya muri pansiyo azaza ari umwenda. Icyiza cyo muri Amerika murakizi iyo upfuye mu mwenda uba upfuye ujyanye upfana nawo iyo kintu nabikundiye ntabwo bakurikirana umuryango
ngo cyago ngo nicyo kintu cya mbere cyashimishije kuko hari ahantu njya ndeba nkavuga ati yewe ibaze mpfuye iyo upfuye nyine afite gukomeza kwishyurwa nyine bakajya kureba umuryango wanjye banyihakana banke zirahomba umuryango wanjye banyihakana abantu bose barahomba iyo upfuye uri mu mwenda nicyo cyiza cya hano muri Amerika ariko nagira ngo mbabwire ko muri Amerika ari ahantu nk'ahandi ahantu hasanzwe ikintu twavuga cyiza cyo muri Amerika iyo udafite akazi leta irakugaburira ariko ufite kuba utagafite mu mpamvu zumvikana muri ibintu byumvikana ntabwo wavuga ngo ntawe nshaka gukora ngo leta ngo iranyitaho iyo udafite akazi nturwaye ntukuze wenda ngo imyaka yawe ntikwemera gukora nawe of course ntabwo wavuga ngo I don't wanna work ngo iyo udafite akazi hano leta kwisigira ufite ikibazo kigaragara baragufasha bakakugaburira ibintu bikagenda neza hari ikindi kintu ufite cyiza wabonye hano cyangwa nawe cyagutunguye yawe uyu mubona hano ni umunyamerika ahamaze one thing about me is mbese nyine njye ntabwo ndi kwibuka ndi kugerageza gusubira inyuma nyine tukiri muri Vegas kuko that was nyine kera njye ndi umuntu utajya wita ku bintu nyine iyo ibintu bitari kumbangamira ntabwo mbikomeza cyane ntabwo mbyitaho ntabwo mbyitaho aho ikintu imyambarire nayo ubwa mbere ngira yarantunguye ako kantu wahageze ari muri sama sama time nayo batuye hano muri Amerika noneho muri Vegas harashyuha nkayambona abantu bambaye ibintu twambariragaho nkavuga ati iyi si twagezemo ni y'abashitani ariko icyantunguye ni iki uko iminsi yagendaga yiyongera twagendaga tuba nkabo utangira wambara akagufi ho gakeya ugenda uzamuka kubera ko nyine mbese nyine byaranyigishije nyine kujajinga ibintu nabo kubona ikintu ugatunguruka bati yego tungurwa urabyemerewe ariko never say never kubera ko muri Vegas afite like yaba nk'ihari buno nanjye mbajya nambara ukuntu kandi nkumva ko nta kibazo biteye bitewe nuko ari yo nyine ariho narimba nyine ariko abantu nari nabo bameze n'ukuntu anashyuha ariko imyambarire yo muri Amerika yarantunguye kuko nyine nakoze nambara ijipo ndende nini ngari nyine y'umukobwa nyine w'umunyafurika twitaga ngo mbere rukubita ihuku noneho ninjira gutira nyine nakuze nambara nyine ibintu birebire nyine biyambitse hose nabitse agapantaro kamwe mu nkambi batari tubiri ngeze hano nsanga bari kwambara amakabutura bambara nayo nambariragaho nkashiraho ijipo nawe ikanzu nkagenda kandi nta kibazo nsanga bari kuyambara nsanga niyo bambara yonyine nkayambibaza nkabati mana we twagize kuzimu ariko nyine ku minsi yagendaga yongera nyine nagiye nsanga nambara agakabutura ariko bwose nagiye kugera ahantu usigaye ukubitamo akantu k'agakabutura ukagenda muri sama nagiye kugera nyine afite biterwa naho utuye nageze hano ahangaha ntuye nsanga mbese nkaho nsa n'ungarutse iwacu ugasanga abantu imyenda yose nahise trashi ngo imyenda mishya ndabikunze icyo nacyo ni ikintu uwo mukobwa w'umudive nari n'umudive kuva kera pe ariko hano nahari nasanga bene iwacu benshi ariko I feel like umuco ni mwiza umuco ujya utuma hari ibintu wirinda mbese bigatuma binakurizana n'izina ryawe bigatuma hari indangagaciro zindi ugira kandi icyiza cy'umuco w'iwacu buriya ufite ahantu urana na Bibiliya yawe umuco rwose wacu ufite ahantu urana na Bibiliya rwose ugasanga ni ukuvuga ngo wagendeye kuri values z'umuco w'iwacu bijya guhura neza na values bibiri dusaba ibyo bintu rero usaba kubikurikiza ni byiza cyane uko tubikurikiza dusenga Imana duhize imbaraga zo kubikurikiza ngayo nguko rero urwo ni urugendo rwacu hano muri Amerika twagira ngo mubanze mutumenye nitwa Raymond nzajya mba ndi kumwe na Strong hano ndanezerewe kwisanga muri audience ya Strong
utaha tuzajya kuri tele tubereke I promise yuko tuzabereka mailbox nayo nzi ko bashyiramo amafaranga buri mu gitondo icyo kintu kirantunguye pe nyine nzi ko babona nko mu biti nyine ugenda ibiti birimo nk'amababi nyine bigahanuka ariko bose bazizira hano babigira babyibonera so mu kurangiza rero tugiye kubaza ikibazo kimwe noneho tugisubize turangize dusezera abantu bacu okay ni ikihe kibazo wifuza kubonera igisubizo? Ikibazo nifuza kubonera igisubizo iki kibazo ko gikomera ikibazo nifuza kubonera igisubizo ubwo ni ikibazo cyangwa niki kintu wifuza kubona? Kanyiza mu cyongereza ndaba easy ndabyumva neza. What a question you wish you could get an answer for? No, the same kibaje kimwe ikibazo kiransaba guhindura gukoresha ibitekerezo cyane mu mwanya muto. Critical thinking. Yes. Icyo kibazo rero ikintu nifuza kubona igisubizo muri uyu mwanya ndifuza kubona Raymond nahindutse. Nshaka kwibona nahindutse mu buryo buri physical, mu buryo bugaragara kandi ukabona nyine nahindutse ariko mva mu buryo hari development n'iterambere. Kubona nahindutse atari uvuga ngo niyongereye ibiro, for example mu gihe kizaza ukazasabona nahindutse mfite umwana mfite umugore biraje kumuna nahindutse ni ukubona hari uburyo hari ukuntu iyo umuntu yamaze nko gushaka atangiye kujya avuga ibintu ashyiramo za vraiment wumva uzabibona nuhura n'umuntu umaze iminsi ashatse cyangwa yarashatse imivugire ye iki kuko hari ikintu mu mibereho cyahindutse. Donc hari cyahindutse nawe imyitwarire igahinduka. Igisubizo rero ndano kujya nibona nyine nahindutse. Kwibona nahindutse guhinduranya steps yo kuva ku busingo ukagerenga girlfriend ukava ku girlfriend ukagere sije ngibyo steps yo kuva kuri bachelor ukabona masters ukayivaho ukajya gukora PhD cyangwa ukajya mu kazi uko nuguhinduka. Steps yo kuba narindi mu kazi wenda tuvuge nkora amadolari 25 ejo nkajya kuri 30 uko nuguhinduka. Steps nyine ni uburyo kubona nyine ngenda mpinduka ndi kugenda growing up ni muri ubwo buryo ariko ndabizi ubu ngubu abantu muri kureba ibintu mushobora kujya muvuze steps nyinshi urasobanuye you like uyu munsi uri kuri step yo kwibona uri single. Once you get in the married you need step ugezeho uri kuri step yo kwibona gukora masters. Once utangiye PhD nindi step nyine ngewe igisubizo mba nshaka kubona buri munsi ni ukwibona nyine nahindutse hari ikintu nahindutseho mu buryo buri physical ubwo nibwo navugaga mu buryo bugaragara mu buryo buri spiritual. Nimba wenda tuvuge nasengaga wenda nka 2 ku munsi cyangwa 3 nkumva nyine mfite inyota yo gusenga 4. Nimba uyu munsi nasomaga chapter imwe ya Bible nkumva mfite inyota yo gusoma chapter 2. Donc nkabona mu buryo buri spiritual nahindutse no mu buryo buri intellectual mu buryo bujyanye n'ubwenge imitekerereze atangira kumva nyine ariko nawe utekereza ukumva gutekereza hafi yawe rwose nkatangira kumva nanjye hari uburyo ibitekerezo byagutse. I feel happy yo nicaye nkatekereza ikintu nkumva ni cyiza nkumva sinanarize ngitekereza nkumva nagitekereje ndakivumbuye aho numva nishimye nkumva ibitekerezo byanjye ko biri kose bigukura. Ni muri ubwo buryo butatu rero mu buryo bugaragara physical mu buryo bwa spiritual mu bijyanye n'Imana bya mwuka ndetse n'uburyo buri intellectual. Nanjye ndakunezera cyane. Ikibazo nifuza kubonera igisubizo nuko ndifuza yuko haboneka nyine abantu ndifuza kuzabona abantu bemera yuko therapy ari ngombwa. Therapy ari ngombwa. Counseling.
yes Oh. so icyo kiza nimba abantu mbese nyine murabo icyo ngicyo kuri njye You know, of course, ntugisengere njye ndabyemera ndakunezero nyine of course hari ababyemera ndifuza mbese ndishima cyane yuko n'abatabyumva bumvishe ko bihari ku mpamvu ari ngombwa ya therapy ni ngombwa reka mbabwire mwa bantu mwe especially audience iri Kigali murabizi ibintu bibera kwa Makuza murabizi ibintu bibera hari Nyabugogo ko nkunda amahoro you know that murabizi abantu buriye igorofa kurira bavuga ati ngiye gusimbuka kugira ngo bafatire mwanzuro abo bantu baba bakeneye kuganiriza iyo rero Strong hano ni umukobwa mwiza ushobora kukuganiriza abazimu bagashya uyu yakuganiriza rwose ni umuspecialiste rwose yakuganiriza wa mukobwa ufite umusore rwose wakwanze ufite ka depression nawe wa musore ufite umukobwa bitari gukora dore uyu ni umutherapist mwiza yakuganiriza akubwira uburyo bwo overcoming your situation aranyimamarije ntari ibyo mbabwira n'ibyo ngiye iyo twahuye niviriye mu bintu by'ibitabo naniwe nta license mfite iyo nashakaga nta license mfite ntababeshye gusa nababa hafi mu bushobozi mfite naba bachelor degree it's not in that though ntabwo ari specifically muri ibyo but I know one thing or two ariko kumva icyifuzo cyawe humura rwose abantu bari kugenda basobanuka muri no minsi kuko ibintu duhura nabyo muri iyi minsi tuba dukeneye abantu especially umuntu uri muri Amerika abantu muri Afurika basigaye birirwa batwinuba ngo aba diasporans ngo birirwa babahamagara ku matelefoni ngo akirwa muhamagara ngo mvugisha kubera iki arajya mu kazi akavamo akajya mu rugo wenyine akongera agasubiramo nta muturanyi nta muntu bahura akagira ka depression so ni ngombwa rero ngo niba ufite depression kugira ngo utekereze nabi ni ngombwa gushaka umutherapist barabihemberwa kandi biriho kubw'impamvu but anyways I think turarangije turasoje murakoze kubana natwe turabashimiye cyane nizere ko twamaze irungu aho muri haba mu kazi haba muri guteka haba uri gukora amasuku twizere ko twakomaze irungu tuzagaruka ikindi rero turabinginze mukore subscribe musharinge n'abandi tuzagerageza gukora ibishoboka byose tubaha ibiganiro byiza kandi ku gihe ubutaha tuzashobora kuzajya nko muri kaminuza tugakoraho ikiganiro tukajya kuri tele ahantu tukabereka nk'utuntu ibintu twabonye bikadutungura tuzagerageza kubereka ibintu byinshi it was like an introduction hano twaturi kubaha agakoma dore ko nawe yaje ni ukudushyuhe kugira ngo nyine tujyemo neza tumeze neza ubundi ibintu bizagenda neza murakoze mugire umunsi mwiza Strong wakoze kuntumira kandi ndanezerewe kuba nabanye nawe muri iki kiganiro turakwishimiye Imana iguhe umugisha murakoze turabashimiye thank you see you guys bye